kimwe mu bintu rero byo bituma abantu usanga biga Icyongereza imyaka ikababana myinshi ariko ugasanga ntabwo bari kukimenya rwose cyarabananiye, nuko Icyongereza baragifata nyine bakakigira nk'isomo, ugasanga ntabwo umuntu ashobora kwiga Icyongereza mu buryo buri funny. This is what I'm gonna be telling you today. Uyu munsi nibyo rero nshaka kubereka, nshaka kukwigisha bumwe mu buryo ushobora kwigamo Icyongereza ariko uri relaxed rwose, mu buryo umuntu ashobora no kukubona agatekereza yuko ibintu uri gukora nta buseriye burimo. But this is the good way of learning English. Nshaka rero ko nza kubereka tips zizagufasha kwiga Icyongereza utarinze kubipanika cyane, kubikomeza, kubigira nk'isomo, bikunde bikuryohere ariko byige mu buryo buri funny. Hope you are going to be together from now up to the end of the video. Let's go, let's be together. Do you mind arguing with yourself? Ibaze wagiwinza with yourself, ukazajya wigira impaka ariko wigisha impaka ariko mu rurimi rw'Icyongereza. Urugero, reka bahe wenda topic. We might say money is more important than education. Hari umuntu ushobora kuvuga ati wenda amafaranga ni meza cyane kuruta education cyangwa kuruta uburezi. Ibyo bintu umuntu ashobora kugusanga iyo topic wayihaye. Wowe rero nushaka kwiga Icyongereza mu buryo buri funny, you can argue with yourself. No kuvuga ushobora gufata side imwe ugafata n'indi side wowe ukigisha impaka ubwawe. It's like it's gonna be funny when somebody finds you arguing with yourself. It's like the first time. I know money is more important than education because, you know, when you have money, you can buy everything that you want. You can go everywhere. You have all the freedom. Rundi ruhande ariko ukavuga ati no way. Money can never be more important than education. Like, money can never be more important than education because when you're educated, you have the open mind and, you know, people are going to even respect you. Like, when you are highly educated, even those with money are going to respect what you do. And you can even lead them. Okay, have you ever seen a leader without education? Ese wigeze ubona umuyobozi udafite education? Ariko nanone ku rundi ruhande se uri umuyobozi udafite amafaranga se bakubaha? And you take another side. This is gonna be so very funny. Actually, ibyo ni ibintu uramutse ubikoze ni urugero rumwe rwa topic nguhaye cyangwa rwa point je naba nguhaye yanjye, gusa nawe ushobora gufata indi side ukigisha impaka. You take this side, you take the other side and you're gonna feel it. Ukabikunda, ukabikora wumva ari ibintu biryoshye. Yeah, bizagufasha nyine gu practicing kuvuga. Ubwo so uburyo bwa mbere nkweretse. So don't think always for you to learn English you need to stress yourself. Ntugahore rero buri utekereza yuko kugira ngo wige Icyongereza bigusaba kwistressa, ugashaka amakaye, ibitabo kabirunda, grammar from morning up to the night. No, it doesn't work that way. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Reka nkwereke n'uburyo bwa kabiri. Ubundi buryo rero bwa kabiri. Ubundi buryo bwa kabiri, ushobora kwivugaho inkuru. Nkunda kubigisha cyane kubijyanye na daily routines, ibintu umuntu akora mu buzima bwe bwa buri munsi, ariko we nujya kubivuga ubivuge mu buryo buri funny. Wibareho inkuru, vuga uti urugero, okay, yabyutse mu gitondo, aragenda yoga mu maso, amaze koga mu maso after breakfast, nuko areba ku isaha, amaze kureba ku isaha, and he continued ABCD. Ukavuga ibintu yagiye akora nka hari undi muntu uri kubaramo inkuru. Okay, Rugwiro has now woken up today very late and he went to wash his face. After that, he watched at the clock, and after that, he went and prepared the breakfast. Oh, look at him. He was preparing himself to go to the work. And after that, he boarded a bus and he reached the work. From there, ibindi nawe ushaka kubikomeza, right? Ukabaramo inkuru nkaho uri kubara inkuru ya filime kandi mu by'ukuri uri kwivugaho. That's a very funny way of looking at a language. Ubwo ni uburyo bundi bwa kabiri ushobora gukoresha urimo wiga ururimi. Am I sounding funny? Anyways, mbere ko tujya ku buryo bwa gatatu, mwibuke yuko twiga Icyongereza buri munsi. Abantu bashaka kwiga Icyongereza kukwigisha nk'uko kukwigisha n'uburyo uzajya ubikora, grammar n'ubundi buryo bwose umuntu ashobora kwiga ururimi. Kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu tuba dufite classes, ariko no kuwa gatandatu no ku cyumweru abashaka kwiga muri weekend, we are here and we got you covered. Turahari kugira ngo tukwigishe. Ikiza nuko ntabwo ari ngombwa ngo uve mu rugo kuko twigishiriza online. Aga smartphone kawe nk'aka cyangwa laptop dushobora kubikoresha tukwigisha Icyongereza kandi tukakivuga neza kugeza ukimenye. Are you ready to study with us? Ese witeguye kwigana natwe? I hope you are. Abantu bari mu Rwanda, Africa, America, Europe, Asia, like any part of the world, you are all welcome. Mwese muhawe ikaze, muze tubigisha, dufite abarimu bari professional. Simaze kukwereka uburyo bubiri ugomba kwiga Icyongereza ariko utabikomeje cyane.
ikibazo cyawe nuko ukunda kubipanika. Reka nkwereke n'uburyo bwa gatatu. Uburyo rero bwa gatatu ngira ngo hari bamwe muri mwe batangiye kubukoresha, ugasanga umuntu arimo ariganirira na ChatGPT cyangwa n'indi AI. Hari ukuntu ufata AI, ngira ngo nigeze no kubibasobanuriraho one day, ukayifata ukajya ubibaza ibibazo, hi ChatGPT, how are you doing, ukayibaza ibibazo, how was your night, ese waraye gute, and everything. Ushobora no gupretending ukavuga uti rero AI tugiye tuganire nk'inshuti kandi rwose twumvikane. You are going to be a customer and I'm going to be the shop owner. Ugiye kuba umucuruzi, njye mbe the shop owner. So we are going to have a conversation. I want to buy something from your shop. So we are going to have a conversation from the very beginning up to the end when I buy something from your shop. Turatangira ikiganiro, tuganire duciririkanye paka nguzi, cyangwa se ukaba ibaza n'ibindi ukayibwira uti wenda mbere umwarimu. Suppose ko nshaka kwiga Icyongereza, I want you to be my English tutor. Nshaka kuza kumbera umwarimu w'Icyongereza. ChatGPT rwose kuri telefone yawe mukaba mwagirana ikiganiro cyiza. Ibyo bintu bizagushimisha, bizagusetsa, bizaba biri funny, ariko I'm sure it is going to teach you a lot. Bizakwigisha rwose kandi cyane. Uburyo rero bwa kane uzakoresha, ngira ngo twese nta utaba mu nzu, buri muntu wese aba mu nzu kandi irimo ibikoresho bitandukanye. Ibyo bikoresho bifate ugenda ubiha amazina atandukanye. Like you can give the objects some ridiculous names. Ushobora gufata ibikoresho biri mu nzu yawe ukabiha amazina ari ridiculous cyangwa amazina ari funny. Ukavuga uti, oh, this is my chair. Iyi ni chair yanjye, I bought it like almost for nothing. Na amafaranga make cyane nayiguze, but it looks good. I know when I bought it, it was on Sunday morning. I went where they sell them and I picked this one. Actually, there were 5 of this kind, but I chose this one because of the fact that it was so very cheap. Ukaba wavuga uti ino ntebe ukayivugaho, wava ku ntebe ukajya ku meza, wava ku meza ukajya kuri walls. Like you can say, I love how well my walls are painted. Ukuntu inkuta zanjye ziri painted, zisize irange. Ukivugisha ibintu nk'ibyo ngibyo biri funny. Nushaka kujya ubivuga we recording, we don't mind. Ubivuga we recording, hanyuma uze kugenda ubisubiramo urebe uvuga uti se bundi hari amakosa nagiye nkora, uzabiseka cyane ariko nabikunde. I'm telling you, this is going to be a lovely experience. So honestly, this is going to be a very lovely and amazing experience, which will at the same time be didactive and educational. Wigeze ubona umuntu se arimo kwiga Icyongereza ariko ugasanga arimo kwivugira indirimbo, ari kwiririmba ukabyumva ntago aramenya neza lyrics, inyandiko y'indirimbo, ariko aririmbira rwose nkaho ntacyo bimubwiye. This is what I want you to start doing. You got me right. Ndashaka ko nawe niba ushaka kwiga Icyongereza ariko mu buryo butari complicated ubikora. Ufate nk'indirimbo ya Eminem, indirimbo ya Beyonce, indirimbo ya Rihanna, cyangwa indirimbo iyo ari yose y'Icyongereza ukunda, tangira uyiririmbe uko uyizi utasomye lyrics, ubiririmbe uko ubyumva. Uzasanga ari ibintu uri kuvuga ariko mu buryo mu by'ukuri budasanzwe, utari ukwiye kubivuga muri ubwo buryo. Hanyuma nyuma y'icyo gihe ufata indirimbo, urebe lyrics yayo, urebe inyandiko yayo. Iki gihe ushobora kuziseka ukavuga ati ibintu nari ndi kuvuga mu by'ukuri ni ibintu bitabaho, ariko uko wagenda kuvuga ikintu nyine wavugaga uko ubyumva mu buryo butabaho, nujya kureba lyrics bizorohera ubwonko bwawe guhita bucyumva immediately. So this is going to be a fun way of learning English as well, but I'm telling you it really works. Ibi byose urumva ko bifite aho bihuriye no kwivugisha. Actually twatangiye video tuvuga ko ari uburyo buri funny, uburyo buri enjoyable bwo kwigura ururimi, kwivugisha akaba ari nubwo nta wundi muntu waba ufite rwose ushobora kwivugisha. Uretse ko ushobora no kwivugisha mu bitekerezo, by the way, ubwo nabwo ni ubundi buryo twakita nk'ubwa gatandatu cyangwa ubwa karindwi. Kwivugisha mu bitekerezo ushobora gufata iminota at least 5 minutes, ifate utekereze ku bintu ugiye gukora, ku bintu uri guplaninga. Niba urimo kurya ufite icyo kurya ukaba wavuga ati what am I eating? For instance, I'm having bananas with beans and soup. I really love this combo of food. Rwose combination y'ibyo kurya ndayikunda cyane. Ukaba watekereza nk'ibintu nk'ibyo ngibyo mu minota nk'itanu. Iminota 5 ibihagije. Ukavuga uti after taking this food, we'll go and travel, I'll meet my friends. After that, we're gonna be together for this whole night. N'ibindi byinshi nawe ushobora gutekereza byibuze iminota 5 ikaba yashira urimo gutekereza mu Cyongereza. Erega
dukunda kubabwira yuko niba ushaka kwiga icyongereza surrounding everywhere. Don't find any way to escape from English. Ugomba kukikikiza ku buryo nta hantu wagicikira, ku buryo nacyo nta hantu cyagucikira. Ndiza rero izo tips zagufashije. Niba wazifashe neza, tangira ubyitoze, tangira ubikore. Guhora wumva yuko kwiga icyongereza gusaba gufunga isura, ariko niba ubona wanabikunze, please make sure you subscribe to this channel. Kora subscribe kuri ino channel kugira ngo ishuri ryacu ryaguke, tubone abantu benshi, tuzajya tuganira icyongereza buri munsi, tuzajya twigana, tugire community y'abantu benshi tuzajya twigana. Ariko bizajya binagucanga ubona byakugoye, if anything puzzles you, please text us on that WhatsApp number. Twandikire kuri iyo nimero ubona kuri screen kugira ngo dukomeze tuguhe guidance ya buri munsi. Aho waba uri hose turakwigisha buri munsi kandi online. You literally don't need to leave your place. Twandikire rero tukwigishe icyongereza. Ubuse nitwize ibintu bihagije ra. Thank you for reaching this far. Hope to meet you in the next video. Take care.